Kwa Pasiteri Safari Wilson, aba ndi umukuru w'itorero mu itorero rya ADEPR mu Rwanda. Je nitwa Uwamungu Evode. Nashyitse mu cyarikiye mu mwaka wa 2000. Twari tuje turi promotion ya kabiri. Je nitwa Rwagatore Babu. Nkaba ndi umudiyakoni mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Gakenke. Nitwa Bizimana Venuste, ndi perezida wa Korali Louange muri umwaka wa 2019. Kandi nkaba nkora umurimo w'Imana, nkaba naranawutangiye nkutorezwa muri Korali Louange, aho nageze muri kaminuza mu ishami rya Kiye mu 2004. Yewe rero nize muri Kiye muri promotion ya mbere yatangiye mu mwaka wa 1999. Dutangira rero amasomo twabonye ko bidakwiriye ko twakwiga gusa, turavuga ngo hakwiriye nuko dukora n'umurimo w'Imana tukagira n'umumaro mu gihe nk'icyo ngicyo. Korali rero yarushijeho kugira imbaraga, yarushijeho gusenga, ubona ko yagutse, ubona ko mbega ibaye korali irushijeho kugira imbaraga. Nubwo ariko yari irushijeho kugira imbaraga, hari hakiri ikibazo cya mikoro kuko nta bikoresho byo gucuranga twari dufite. Ndabyibuka ko rwose dutangira twatangije akagoma gatoya cyane kari gakoze mu kintu kimeze nk'igikopo. Uwo murimo rero twaravuze ngo reka dusohore izi ndirimbo zacu zikomeze kuvuga ubutumwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nibwo twasohoye audio ya mbere yitwa Inkoramutima. Groupe de prière des étudiants protestants. Nyuma yayo rero iyo groupe yaje kuvamo indi groupe y'abanyeshuri b'abapanekote twise Groupe de prière des étudiants pentecôtistes, mu magambo ahinnye twayitaga GPEP. Iyo groupe yatangijwe n'abantu 7 batangira umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Remera. Abo 7 bayitangiye ni nabo kandi batangije nanone na korali yitwa Louange. Icyo gihe rero korali yarushijeho gukora ivugabutumwa, tugenda dukora ivugabutumwa ahantu hatandukanye, ari aho duturiye hariya aho twari turi kuri Paruwasi Remera, dukora ivugabutumwa cyangwa se za Nyagatovu cyangwa n'ahandi hatandukanye hano mu mujyi wa Kigali mu bigo by'abanyeshuri ndetse na kure za Rusizi, za Huye, icyo gihe kuri campus y'Ibutare. 2017 rero aho za kaminuza zose zahurijwe mu Rwanda, ikaba UR University of Rwanda College of Education yimukiye mu Burasirazuba muri campus ya Rukara. Aho ngaho niho Korali Louange yimukiye ikomereza umurimo w'Imana, ikomeza kwaguka. Yaje kuva ku bantu 7 ba 31 tuba 90, umurimo uraguka tubijana 24, aho tugeze ubu ngubu tugiye gusohora volume ya 3, volume ya 2 y'amashusho. GPEP iza kubyara indindi shami rikomeye cyane ryitwa SEPKIE. Ariko nabo ubwabo abanyeshuri barushaho kwiyubaka kuko abantu baba bakiri mu myaka y'urubyiruko, irabafasha rero ikabukipa bakaba bafite indangagaciro za Gikristo. Twese yaradufashije, twavuga ko yabaye pipiniyeri kuko nyuma yaho hagiye havamo n'abavugabutumwa. Ubu hari abapasiteri bagera kuri 4. 2018 na 2019 hakorwa indirimbo 10 nabwo arizo twise Gusenga, ari nazo tugiye gusohorera alubumu ya kabiri yitwa Gusenga. Turashimira Imana cyane, tunashimira abakuru bacu ari bo b'abaposte badufashije kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Tunashimira namwe mwese muri impande n'impande mukomeza kumva ubutumwa bwiza.